target variables na independent variables. You close the parentheses and then hanyuma ugafirma parenthese. Muri iyo noza uracamo umurongo muri izo dots. Uwo murongo wacu turawita L line, bivuga line. Niyo uri gufitinge hagati y'izo noza. Hanyuma ukande kuri target yawe no kuri independent yawe uhitinge parenthese uze kubona uko biza bimeze. Two-way prototype. Two-way. Okay. Ndabasuhuje Abanyarwanda, ndabasuhuje Abarundi bavandimwe, ndabasuhuje East Africa mwese mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Nitwa Anastase Twizerimana. Uyu munsi turarebera hamwe igice cyacu cya kabiri ku bijyanye n'ubushakashatsi no gusesengura imibare. Uyu munsi rero turarebera hamwe ikintu bita simple linear regression. Nk'uko muri kubibona dufite objective yacu yitwa ya dataset tugiye gukoraho bijyanye n'uburyo gusesengura imibare. Iragira iti analyzing the impact of work experience on salary using simple linear regression. Hypothesis yacu ni work experience, work experience has no effect on the salary. Alternative hypothesis, how experience have significant effect on salary. Noneho nk'uko muri kubibona simple linear equation ni iriya, nk'uko abenshi barayizi. Etape yacu ya mbere ni data importing and cleaning. Turajya kuimportinga data yacu, dataset, turajya kuimportinga dataset yacu. Nk'uko muri kubibona kugira twiimportinge dataset yacu turajya hano handitse kuri file, hano muri kona dukirikeho, tujye ahanditse import. Tujye ahanditse import baratuzanira ahangaha mu file to import, tuyi browsing. Murabona hano uhitamo muza ushaka kugeraho, niba ari CSV cyangwa Excel ubwo urahitamo ahangaha byikore automatic. Hano using file urareba kambere naho karavuga ngo automatic use first row as variables. Urangiza ukirike hasi hari okay, urakirika hano handitse okay, ubundi birangira. Tujya tujya muri stata yacu. Ubwo yagezemo, murayibona ko ifite variable 3 observation 30. Etape ya mbere nk'uko twabivuze ni data import and cleaning. Turabije ku importinga. Noneho ni gute rero cleaning yacu? Tumanza kureba uko data zacu zimeze. Ya mbere no ku browsing. Ura browsing ubona iki? Uba you browsing ubona iza data zawe nyine uko zimeze, variable 3 na salary experience na V1 ni order 1 2 3 4 5. Hanyuma kode yacu ya kabiri ureba nyine kode zawe zimeze ya browser. Kode yacu ya kabiri ukoreba se zirani. Kode yacu ya kabiri turayita sum cyangwa summarize. Shatse wabyandika summarize. Muri average sum, ukanze sum tubona za data zawe uko zimeze. Ubona za minimum, maximum, standard deviation, mean. Ariko ikindi ushobora kurebaho, ushobora kureba
classes esheshatu, noneho kugira ubone interval iri hagati ya classes cyangwa bita class width, ni ufata yupa maximum value ugakuramo minimum value ugabanyije ya yitwa classes. Hanyuma ubwo icyo tugiye gukora ni gukora classes ya biriya kugira ngo tuze kubipresenta neza. Nuko kugira ngo dukore classes neza turakora code, turandika code yitwa record. Nuko murabona ni record, ugashyiraho ugakanda hano experience year of experience ikazaho, noneho murabona minimum number ni kuri year of experience 1.2, noneho ugateranyaho 1.6 bikaba 2.8, hanyuma ukayita 1. kugira uyite 1 urashaka kwiza yitwa class 1, ushatse iyi class 1 wayikore ikaza yitwa ariko kugira igikorohere ushatse wanashyiraho ni interval ukayita, turaza kubibona, ukayita 1.2228. noneho kugira ngo ukore class ya kabiri ni ugufata wa mubare wa nyuma ahangaha ugateranyaho rimwe ukaba 2.9, ukabona ugateranyaho ya interval ya class width, gutyo wagera kuri class ya nyuma murabona ni ya gatandatu, ukashyiraho virgule ugashyiraho commande yitwa generate, ushatse wakwandika gen, noneho ukadefinisa iyo class uko ugiye kuyita, ukatuyirangire turebe. Murabona ko haje n'impinduka za 20 starting difference between years of experience, katuyitaginge turebe uko byagenze. Dukoze tab tugashyira kuri iyi ngiyi tumaze gukora, murabona ko biza bisa neza, za class zacu zaje zimeze neza. So tugiye gutabinga, reka dutabinge na salary. nk'uko mwabibonye ni kimwe, ariko icyo nahinduyeho nuko nazise salary A, salary B, ariko nshatse nanazita izi interval uko muri kubibona. Kubyita gutya nabyo byakunda, ariko reka tuze turebe ahangaha mpinduye. ubwo tugiye kureba niba mubireba neza, murabona ko nayo salary group yajeho, and then tab tukaza kuyishyiraho, ukaza kubona ko aho yahise yimarika na interval. So murabona ko bigaragara neza, ushatse wabishyira kuri ntuza, ibingibi ni bira presented neza. Ikindi kintu muri exploratory analysis ureba correlation ushobora kutuyira mu buryo bubiri. Ushobora kuri correlation ukoresheje bita correlate nk'ibisanzwe nk'uko bivuga, ugatebinga ni correlation ya za variable ebyiri, salary na experience. ukanze correlation, correlate Nicole code Nicole, hanyuma za variable zombi tubona correlation. ni ukuvuga ko salary na experience bikorelating ku kigero cya 97.18%. ushobora none kuyireba
regression analysis. Etape ikurikira ni running the regression analysis. Komande yayo ni regress, hanyuma ugashyiraho target variable yawe na dependent variable yawe ugahitinga, ariko kugira ngo bigaragare neza tugire gutya, gutya tuyiraninge ya uku nibwo bigaragara neza. Uko biragaragara neza. Noneho aha dufite observation, hano ni F test, iyi ngiyi igaragaza nibura ese izibaza niba hari variable yabaye significance nibura mu ma predictors. Murabona ko nibura iri hejuru y'ijana 10 plus, nukuvuga kirimo ko variables z'ama predictors afitanye association na target variables. Hano ni p value, murabona kiri less than 0.05. R square nabona ko ari nziza, 95% bya salere, bisobanura ubwiyongere bw'uwo mushahara nyine ugendeye kuri experience. Iyi ni adjustment nyuma yo gukuramo amayerere yose. Iyi ni roots mean sequence error, ikaba igaragaza nyine error. Turaza tubirebe muri evaluation. Hanyuma murabona ni ukuvuga ngo iyi ni target variables, iyi ni constant, ni igihe umushahara ushaka kuba uri 0. Ahangaha ni igihe nibura umuntu uko umushahara wiyongera gute. Tuvuge wenda nk'uko twabibonye kuri equation yacu ingana na b0 plus bx. ubwo ni ukuvuga ngo iyi ni ukuvuga ngo iyi b niyo yikubaho, niyo iyi 9.9. iyi b0 ni wowe uyu mubare nuza p value yayo, murabona ko harimo significance. Noneho tugiye kuri model evaluation. Model evaluation tubirebera kuri residues ndetse na outcome value. Tugiye kureba ese iyi residues zasigaye zimeze zite, ko hari iyi predicting hari ibisigara. Predict residues, tuzite residues. Murazibona nyizi hano, izi residues ni izi, murazibona ko ari izi residues zingana na active values minus outcome values. Kuvuga ngo izabaye predicted n'izabaye fitted
izo zizi rero niyo formule, nizo izi zagiye zisigara. So ahakurikiye noneho ese niba residues tuzibonye tuzifite, active value tuzifite, harabura outcome values. Outcome values nazo tuzirebe izo arizo predicted fitted, arizo za zindi coefficient experience ariyo x yikubaho coefficient de variation. Izo zizi turazireba nazo tuzitambike turebe nizo isi. Hanyuma noneho tugiye kureba ese ikibazo gihari nuza ibyasigaye nabyo biri lineaire. Niba biri lineaire mode yacu iraba yapfuye, niba bitari lineaire mode yacu iraba ariyo. Turayigira gute rero? Na ni ya equation yacu two way, hanyuma scatter residues na fit, ariko zikaza ziri scatter, hanyuma tugacamo line, tukareba iyo line iraza gutangirira kuri 0, iraza gutangira kuri 0, ariko iyo line ikaza guca uhereye kuri 0, iraza kwitambika kuri ligne ya y, ariko zikaba zihereye kuri 0, iyo ligne ikaza imeze nka dash. So ugahitinga nkuko muri kubibona, ligne yacu yaje iri kuri 0. Urabona ko yaje ari 0, iri kuri 0. Ubwo kubera ko urabona izi data ziri scattered, ntabwo ziri lineaire, nuza modo yacu iri fitted, yameze neza nyine, twayiverifiye tuvuga ko ibyo twakoze ari byo. Kadufata urugero yenda tuvuge tuti umuntu yakoze imyaka 20, tugendeye kuri ya equation yacu ya y ingana na b0 plus bx. ubwo niba uwo muntu yarakoze imyaka 20, niba yarakoze wenda imyaka 20, hanyuma ubwo kandi twabonye ko displaying ni nayo ni command ushobora gukora operation muri Excel. So turaza gufata uyu mubare constant b0 duteranyeho b0 duteranyeho b1 dukubye ya myaka yacu 20. Hanyuma ahangaha b1 cya b1 b2 bitewe noneho nitudisplayinga turaza kubona ko umuntu nibura abashobora guhembwa miliyoni ibihumbi 521,812. urabona ko modo yacu yari imeze neza, ushobora gupredictinga amafaranga umuntu azahembwa mu gihe runaka. Ndabashimiye kandi comment zanyu turazikeneye, bifuriza yuko muzareba na video ikurikiranye kuri logistic regression. Murakoze.